kazanye inzoga mu majage yego muri kwitwaza ngo nabaje kubasura kandi mwebwe mugiye kuzinywa ngomba kumubwira ati aha ngaha ni mu rugo rw'abarokore Bibiri ivuga iki mu migani iraba ngo menyereza umwana inzira akwiriye kunyura ndabyemera azarinda saza atarayivamo sibyo urabyemera neza yego na uwo mwana uri bubone iyo nzoga ije wenda muri urwo ruganiriro ntahari abonye ari ibintu bidasanzwe uramutoza uwuhe muco wuko nejo bundi atagura iyo nzoga Pascal ikibazo cyanjye nabaze ugeze nimba ngewe nageze kwa data ugeze mu muryango washatsemo aha hantu muze kudufasha ari abantu b'abakatolike yenda n'abantu muze kujya muri comment section batubwira ukuntu ubu ugiye kunsubiza ibi bibazo nawe urambaza ndagusubiza cyane ugeze mu muryango washatsemo bazi neza kuri pastor yego kandi ni umuryango w'abakatolike unywa gacupa ugezeyo baguha inzoga cyangwa baguha fanta bampa fanta birazwe aha birazwe none bo baje wawe kandi bazi neza ko uri pastor nawe uzi neza ko nabakatejiste ariko bisomera kuri wine sibyo binywera akantu gasembuye ese wabaha inzoga cyangwa wabaha fanta Emana we Yesu we ingoma yawe ni amamare kandi ngo haye ikaze aho dukurikiye uherereye Imana igumugisha cyane waba uri ku Imana irahari TV waba uri kuri Rwanda Gospel Show ndetse ne ku Rugendo Online TV no kuri Nubuyaza TV ubwo nizere ko ari wowe Yesu yaza ahantu hose uri udukurikiye ndakeka ugifungura iyi video ntabwo bisanzwe kuko ni ikiganiro cy'imboneka rimwe ndetse kidasanzwe navuga ko kidasanzwe bitewe n'ibyo uri kubona imbere ya kamera yawe amazina yanjye ni Jerry Imana inshoboze kuyobora iki kiganiro hamwe na Mwuka Wera nkuko rero mubibona imbere yacu turi kumwe n'abakozi b'Imana uko mubareba ntabwo ari aba DJ ntabwo ari ababyinnyi ntabwo ari abamansuzi ntabwo ari abatinganyi n'aba pasteri bimitswe ndabisubiramo bimitswe n'aba pasteri hano imbere yacu hari ibyo kunywa bitandukanye bitewe n'ibyo umuntu ashaka birahari yego birahari bitewe n'ibyo umuntu ashaka gukora ndi kumwe mube mukati komeza aba ni abakozi b'Imana babisigiwe reka tubahe ikaze aho batwibwire kaduhere ruguru kuwambaye ikote karibu wibwira abantu badukurikiye kuri izi channel zose ziri hano urakoze cyane Imana iguhereza umugisha amen amazina yanjye nitwa Pascal Imana irahari cyangwa se Pastor Yeremia yego ibisigaye Yesu aduhana umugisha turakwakiriye cyane Pascal Imana iduhana umugisha yego hepfo kandi turi kumwe na Camarade Pascal ongera ijwi Camarade Pascal cyangwa se Revera Camarade Pascal na Pasteur Pascal ubwo turi kumwe na ba Pascal kandi bose ni ba Pasteur uyu munsi ntabwo bisanzwe sinzi wo ndabwira ngo adusengere ariko uko biri kose mwese mwarasizwe reka kugira ngo duhumanure ibi byo kunywa bituri imbere n'ibyo kurya n'amafunguro ari buboneka ahantu mu dusengere n'ikiganiro kize kugenda neza ibyo tuvuga ntibibe ibyo gucyocyorana kugira ngo ibintu byose bibe ibyo gutongana bibe ikiganiro cyigisha gifite ahantu gikura umuntu gifite naho kimugeza reka bari byo dukora ndabakiriye hagira udushyira imbere y'ubwiza bw'Imana Mana mu izina rya Yesu uri Uwiteka uri Imana igira neza uri Imana ihari kandi uri Imana ikora izina ryawe nirihabwa icyubahiro uyu mwanya turi imbere y'ubwiza bwawe turaha ngaha nk'abahamagawe nawe wadusigaje kugira ngo tureme imitima ya benshi mu izina rya Yesu wa Nazareti tuguhamagaye muri iki kiganiro kugira ngo imbaraga zawe zigaragare ntabwo turaha nk'abaje kurya amafoto ahubwo turaha nk'abaje gufasha imitima
mu izina rya Yesu Kristo. Hari abakiri mu bubata batazi, hari abakiri kuyoborwa n'ibyo batazi, turakwinginze kugira ngo twebwe tugaragare, ariko wowe ugaragare muri twebwe, ntiyabeho amasura yacu, ahubwo ubwiza bwawe bugaragare. Iki kiganiro kigende gihindure kandi Mwuka Wera kiyobore mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Murakoze cyane. Nk'uko abantu babibona imbere yacu hari ibyo kunywa, ndetse wenda hari igihe n'Imana yaza kuzana ibyo kurya ntawamenya, bitewe n'umuntu icyo ashaka ari bufate icyo, na bamwe ndi kubona hari ibyo bari kunywaho. Rero impamvu twabikoze gutya nta kindi tugamije, twagiye twumva ibintu bitandukanye, polemike itandukanye, ku myemerere itandukanye, ku bagenzi bajya mu ijuru bakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Bamwe bati kunywa inzoga ni icyaha, abandi bati si icyaha, abandi bati ngewe sinanayikoraho, undi ati sinanayegera, undi ati nta nubwo wayintuma ngo mbikore, undi ati kuba ukijijwe ugakora mu kabari nabyo ni icyaha, undi ati kuba wanayipfundura ni icyaha. Tugiye kubirebera hamwe kuko abantu bagiye babibona. Twavuye mu miryango ikijijwe, abandi bavukira mu idakijijwe, ugasanga umugabo arakijijwe, umugore ntakijijwe, umwe yifatira icyo kunywa ashatse muri ibi ngibi, ugasanga birabateranyirije, ugasanga bamwe bafite imiryango idakijijwe. Tukaza kureba ese umuryango ukijijwe utemerewe kuba yanywa inzoga, kunywa inzoga ni icyaha, biba icyaha ryari? Ese ntibyitwa icyaha ryari? Ubwo nibyo mugiye kudusobanurira, kuko hari abantu bagusura ukababwira uti twe turakijijwe, ibyo kurya byacu n'ibyo kunywa ntabwo bigomba kuba bisembuye, ku buryo nuhagera abyemerewe yumva akagusaba ati ngenda ndashaka agasembuye, ati hano muri uru rugo ntago tujya tukagura. Ese birashoboka ko umuntu ukanywa ashobora kukanywera mu rugo rw'umuntu ukijijwe? Pascal, birashoboka? Ni ryari inzoga yitwa icyaha, ni ryari idashobora kuba icyaha? Umbajije ibibazo byinshi ushatse gukubira mu kibazo kimwe. Ndumva twahera ku cyo numvise cyane. Yego. Uravuze ngo ese umuntu unywa inzoga, yego, ashobora kunywera inzoga mu rugo rw'umuntu ukijijwe? Reka mbanze ngo ukosore. Yayimugurira. Wari kumbaza ngo umuntu unywa inzoga ashobora kunywera inzoga mu rugo rw'umuntu utayinywa? Kuko kuba umuntu anywa inzoga simpamya ko bisobanuye ko adakijijwe. Yego. Subiramo twumve. Umuntu unywa inzoga, yego, sinshobora guhamya ko bisobanuye ko adakijijwe. Ashobora kuyinywa kandi akanakizwa se? Ku ruhande rwe rutari urwanjye. Rwe? Ku ruhande rwe. Yego. Ubwo noneho uyu munsi wa none abatuzi baratuzi, yego, abatatuzi bo baragira ukundi badutekereza, baragira n'ibyo bavuga, ibyo ni ibisanzwe. Ariko reka kugira ngo bakurikire ikiganiro cyose kirangiye. Yego. Reka twinjire ku iki kibazo rero. Ese umuntu unywa inzoga ashobora kuyinywera mu rugo rw'umuntu utayinywa? Si nkako twakigorora neza. Ariko Pascal, ndagira ngo tubigorere. Ashobora kutayinywa bitewe nuko muganga yayimubujije. Nuvuga kutayinywa, harimo abantu batayinywa kuko batayishoboye, hakaba n'abatayinywa kubera ko imyemerere yabo itabibemerera. Pascal, hari icyo twita protesta. Abahakanyi cyangwa ubwo nuguhakana nicyo protesta nuguhakana. Nicyo twita amadini ya Protesta. Yego. Amadini aba protesta. Yego. Nukuvuga ngo rero mwari ayo madini ya Protesta, yego, ariyo yiswa abahakanyi, harimo idini ryitwa ADP. Yego. Urumva? Hakazamo idini ry'Abadivantiste, hakazamo na EPR, hakazamo AEPR, Ababatista, Anglikani, harimo amadini menshi atandukanye. Yego. Ariko none reka turebe, mbaza ngo umurokore. Yego. Ako kantu ni sawa. Umuntu unywa inzoga ashobora kuyinywera mu rugo rw'umurokore? Ese uriya muntu ninde? Reka turebe rero. Ubundi bisanzwe icyo utanywa ntukwiye kugiha mugenzi wawe. Icyo utanywa ntukwiye kugiha mugenzi wawe. Bitewe n'impamvu utakinywa. Sibyo? Yego. Ariko none tugera ku nzoga, ndahita niruka cyane. Yego. Urabizi ko abakunzi bacu bazi ko dukora ibiganiro bitoya bakabyumva bakabirangiza. Yego. Uravutse
urabatijwe icyo bita kuvuka bwa kabiri mu mazi menshi. Yego. Uvuye mu karere ka Rusizi ugeze i Kigali. Ushatse imibereho urayibonye, ubengutse umwana w'umukobwa. Aramurongoye. Uwo mwana w'umukobwa avuka yenda mu karere ka Gisagara. Yego. Iwabo muri Gisagara barenga bakavunura bagahamagara imiryango, inshuti n'abavandimwe, bakanywa bakizihirwa bakaririmba ndetse bakagabirana. Yego. Nibibaho ni mu muco. Yego. Uraje ugeze mu muryango ukundanye n'umwana w'umukobwa, baramuguhaye. Uramurongoye. Mariage irabaye. Cyane. Ugeze mu rugo, ise w'umukobwa ngo ni sobukwe. Sobukwe aje kugusura. Ni wa musaza ufite imyaka 50. Yavukiye mu idini ye. Reka dufate urugero kuri Katolike, si iryo ryonyine rishobora kuba ririmo abantu bazinywa. Iyo dini ye ntimubuza kunywa agacupa. Yego. Yavutse anywa agacupa, ageze imyaka 50 anywa agacupa. Nabwo aracyagafata. Aje kunsura. Yego. Aje kugusura. Yego. Uri umurokore. Ntabwo byemerewe. Ndetse ndi umupastori. Yego, uri pastori rwose. Kugira ngo abantu babyumve neza. Ndagira ngo mbabwire ko Imana ntibayitinyisha abantu, ahubwo bayikundisha abantu. Icyo gihe ubyitwara mute? Noneho aje kunsura, aje gusura umukwe we, aje gusura umukobwa we, aje gusura abuzukuru be. Yego. Aje mu rugo. Eske ndamuha ya fanta ndi kunywa? Ko ari nayo inemewe mu rugo iwanjye, ko n'abana banjye ariyo banywa, kandi ari nabyo wabatoje. N'umugore wanjye ko nyuma yo kumushaka nahise muhindura, uyu munsi akaba ari umurokore, akaba atanywa inzoga. Mbwira ukuntu rero uzabigenza imbere ya data bukwe, ujyanye umutobe, mushyira umutobe kandi atarawigeze mu buzima, atajya nigera wunywa. Ntabwo nabikora. Ubwo ngwiki uzamugurira akabyeri? Akagakiza nahawe sako kuntandukanya n'umuryango wanjye. Uyizane mu rugo se? Yego se. Mu rugo iwanjye, kuko nge ntabwo nafata data bukwe cyangwa mabukwe mu gihe byagenze gutyo. Yego. Please twumvikane, twebwe tuvuka mu muryango ufite imyemerere yabo, ntuye mu muryango ufite yanjye myemerere, kuko ninjye umuryango wanjye wubakiyeho, nkagira imyemerere y'umuryango nashatsemo, siyo miryango ndi kuvuga, ahubwo ni muri rusange. N'icyaka kiranyishe naka cyangwa akanikorera kagafunguye. Urumva? Njyewe rero ntabwo nakora ikosa ryo guhereza data bukwe fanta kandi atajya yinywa, njyewe namuha inzoga. None se pasite, ko twakuze batubwira ko gusengera ari icyaha, kandi no kujya mu kabari ari icyaha, ubwo ntuzabusengereye? Ntabwo nzaba nsengere, kuko ntabwo njyewe nzagenda ku kabare ngo njye kuyigura nyimuzanire, ahubwo nzafata umukozi wanjye. Yego. Cyangwa se niba nta mukozi ngira, mbwira umuturanyi nzi neza ko ufite iyo myemerere, ndetse nawe abiprofitiremo kugira ngo aze gusangira nawe. Burya Nese ubwo bitandukaniye hehe no kuba we wakwigirayo? Nubundi ntabwo ari wowe ugiye kuyinywa. Ubundi kuba najyayo nkajya kuyimugurira, nta cyaha nkoze. Kuko ngiye kwakira umubyeyi, nkayifata nkayizana. Ahubwo impamvu ntagiye ni ukugira ngo hatagira umbona akagenda atekereza ko ngiye kuyigurira, kuko ntiwamubwira ngo ngwino tujyane ku kabari babone ko ari we nyiguriye. Nge najyana akantu nkayigura, ariko mu gihe cyose ngomba kurinda baba nimbwiriza, natuma umuntu akamuzanira, nanjye akanzanira fanta, akicara nk'uku, akaba ari kunywa inzoga, nanjye nkanywa fanta yanjye mu rugo iwanjye rw'umurokore. Wagiye kuyiza hano mwebwe babandi bazigura mu materemusi. Hanyuma se reka nkubaze, aho muze ku nyine reka nkubaze, turaguha umwanya, reka banze adefande igihe ari haratinda rwose. Wambwira umurokore ufite amafaranga cyangwa umupastori watunze ku mafaranga, utajya ujya kunywera fanta mu kabari? Yego. Cyangwa utajya kunywera y'ikawa? Kunywa hanyuma se biratandukanye. Wicaye mu kabari k'umuntu ku meza, twese tujya mu tubare, mu mahoteli tukajya kurya cyangwa kunywa. Wicaye gutya, undi muntu akaza akicarana icupa ry'ibye anywa, nawe ufite ibyawe.
wamubwira ngo mva iruhande kandi uri mu kabari kundi muntu. Yego pastor, reka nawe nguha umwanya, ikibazo wacyumvise, turakijijwe turabarokore, ariko hari imiryango yacu idakijijwe ndetse n'inshuti zacu. Wasengera bakaza bakanywera mu rugo inzoga, si icyaha se? Ndabihakanye, ntayo yanywera iwanjye. Kubera iki? Duhe impamvu zawe. Uri kingiye umukobwa we yabanje kumushingira yaramenye imyizerere yanjye. Nimba yarayimenye yari bumunyime kare, kuko yarazi neza kazaza kunsura. Gusa ikintu nakora namuha fanta atayinywa iwanjye, kaba namuhaye amafaranga nakamugurira inzoga nyatumye umuntu akagenda akayinyweraho ziba, yamara kumva yayinyweye akagaruka, nimba ari ibiryo tukabisangira, ariko nta nzoga yazi iwanjye. Waba usenya umuryango. Oya, ntawe nasenya. Ni iki gituma ingo z'abarokore zitagira imiryango? Akenshi baba bafite ababyeyi bo mu mwuka, ntabwo bakunda ababyeyi bo mu muryango, babacikaho. Reka nkubwire, pastor aravuze ngo uriwe anywa icyo ashaka, arya icyo ashaka cyangwa akarya icyo ashaka, agomba kuza hano. Pastor, yego, reka nkwereke ukuntu abarokore dukwiye guhindura imyumvire kugira ngo twubake n'igihugu kizima. Yego, wowe ugiye kwa sobukwe, yego, nturiwe, ndiwe, yaguha inzoga zikuri pastor, yamafanta kuko azi neza icyo ndi bumwe. None se wowe waje iwawe wamuha fanta kandi uzikakunda icupa, ariko unyumve neza, ari naryanywa, unyumve neza, unyumve neza. Ntabwo naguhakaniye ngo ngiye kuyimukora kuko nago nje kumwihanisha, sibyo? Nta rugo mukuye mu myizerere. Ikintu nanze ni cy'abakozi b'Imana mujya mutoza abantu, bakazanira inzoga mu materemusi, bakazanira inzoga mu majage, muri kwitwaza ngo nabaje kubasura kandi mwebwe mugiye kuzinywa. Ngomba kumubwira ati aha ngaha ni mu rugo rw'abarokore. Bibiliya ivuga iki mu migani? Iraba ngo menyereza umwana inzira akwiriye kunyura. Ndabyemera. Azarinda saza atarayivamo. Sibyo? Urabyemera neza? Yego. Na uwo mwana uri bubone iyo nzoga ije. Wenda muri urwo ruganiriro ntahari. Abonye ari ibintu bidasanzwe. Uramutoza uwuhe muco wuko nejo bundi atagura iyo nzoga. Pascal, ikibazo cyanjye nabanza kinsubize please. Twumvikane. Yego. Pastor, ugiye mu muryango washatse baguha inzoga, reka baro tubifata. Wowe uri pastor warimitswe, wasutsweho amavuta, barabizi, ndetse n'iwanyu aho uvuka barabizi cyane. Ugiye kwa sobukwe mu miryango urumva washatsemo, ukagerayo ari abantu banywa inzoga, baguha inzoga cyangwa baguha fanta, ariko ntimujya kure y'imyizerere. Oya, turacyari mu muryango, turi kugendana gake gake. Please twumvikane umuryango turawuzi cyo ijambo ry'Imana. Reba ukuntu tuza kubihuza, sibyo? Hari abantu bitwaza ijambo nzakagendana. Ushatse kuvuga iki nzakagendana? Bitwaza ko agakiza, nzagendana agakiza, bakambara ntumpiteho mwami, bakakora ibishoboka byose, ariko mo mu mutima babitsemo ikintu gishobora kuba ndetse gituma batagira connection n'Imana, sibyo? Noneho bigatuma batandukana n'imiryango, bikazajya kurangira yisanze yarisenyeye imiryango, agahuruduka muri rya dini yari yarijanditsemo, kuko we yaragiye ahita atabyose. Ubundi guta byose ni mu mwuka, ariko mu mubiri ntawe uzagusimburira mama wawe. Maze ba pasiteri muraza ndagira ngo mumfashe tugendere no kubyanditswe, kuko turajyamo aho hantu, turajyamo, ariko turacyari kuri iki kintu cy'abashyitsi. Iki kintu rero ntabwo turi bucyumve neza. Ugeze nimba ngewe nageze kwa data, ugeze mu muryango washatsemo, aha hantu muze kudufasha, ari abantu b'abakatolike yenda n'abantu muze kujya muri comment section batubwira ukuntu. Ubu ugiye kunsubiza ibi bibazo, nawe urambaza ndagusubiza cyane. Ugeze mu muryango washatsemo, bazi neza kuri pastor, kandi ni umuryango w'abakatolike unywa agacupa, ugezeyo baguha inzoga cyangwa baguha fanta? Bampa fanta, birazwi. Aha, birazwi. None bo baje iwawe kandi bazi neza ko uri pastor, nawe uzi neza ko ni abakatejiste ariko bisomera kuri wayini, sibyo? Binywera akantu gasembuye. Ese wabaha inzoga cyangwa wabaha fanta? Nabaha fanta. Waba baciye iwawe rero waba usenya umuryango. Ntibazagaruke. None pastor, reka nanjye nkubaze. Yego pastor, bivuga iki? Tujya mu byanditse. Yego turabijyamo, ariko banzu nsubiza aka kantu. Barabizi ko wowe uri umurokore cyane.
baguhaye fanta kuko niyo myemerere yawe banabikuziho none we kuki uzabazana mu yawe kandi usanzwe ubizi icyo bafata tugiye kwajya kuko turimo tugere mu myemere niho mbasubiza iki kibazo. Okay, twagiye noneho dukoresha ibyanditswe. Hari ijambo yasigeze kuvuga reka mbaze ndivugeho. Yego. Ntabwo Kristo yaje niwe wabivuze. Aravuga ngo ntimwibwire ko nazamwe n'amahoro mu butumwa bwiza. Ahubwo naje gutanya. Sibyo? Naje gutanya umukazana na nyirabukwe. Yego. Urabyemera ko iryo jambo rihari? Ndaryumva ahubwo ngira ngo tunariganira abantu bamenye ngo ese Kristo atanya umwana na nyina umukazana na nyirabukwe gute kubera ko badahuje imyemerere uretse rero umuntu agakiza n'ak'umuntu ntabwo agakiza n'ak'umuryango si koperative ntabwo ari ikibina ntabwo ari ikintu wajyamo sibyo nimba ubyemera nimba ngewe nagiye iwabo bazi imyizerere yawe yego baranyakira kandi imyizerere yabo ikoma mu mpande zose none wowe kuki ushaka kubazana mu yawe imyizerere yanjye bagomba kuyijyamo nkuko nabo nagiye mu yabo hari ibyo ntababangamiyeho ariko hari ibyo baguhaye kandi wababangamiye ntabwo nababangamiye kuko wagiyeyo bavunuye wanga kunywa urwarwa rwawe ubatuma fantasitoro none we baje iwawe aho kugira ngo nawe wigore ugende ubagurire ka kandi banywa ubaguze amazi ndaba ntanze ubuhe butumwa mujye muri comment mu oya tuzahagaruka ahangaha naba ntanze ubuhe umuhungu wawe aramutse arongoye umwana w'umukatoliki ufite ababyeyi b'abakatoliki yego mu bukwe muri sare yo kwakiriramo ya celebrate muri reception yego abo bantu wabakira gute n'ububuretse mwemera ko iyi miryango ubu bukwe ibugabanamo kabiri hari ubukwe bw'iwabo w'umukobwa hari n'ubukwe bw'iwabo ariko byararangiye ubu dusigaye tubukorera hamwe nimba tubukorera hamwe nimba n'ububuretse nimba umuhungu wanjye ari wagiye kurongora uwo mukobwa yego murabizi ko reception ya nyuma ni y'umuhungu turategura fanta utayinywa aje kuri kabari cyangwa basorana umukobwa wabo Pastor ndagira ngo defende rira jambo waruzamuke uvuga uti naje gutanya yaje gutanya iki ryari kubera iki kintu ntabwo agakiza ari koperative yego wenda hari mirongo tutagera twinjiramo bitewe n'umwanya yego ntabwo agakiza ari koperative ibyo urabyemera neza n'umuntu twumva arabizi no kukajyamo n'ubushake kuko yaravuga ngo nshyize inzira ebyiri imbere yawe mfite kuba ngewe nkijijwe mu muryango yego nimba nkijijwe mu muryango hari nimba babandwa se ndajya kubandwa nimba baterekera ndajya guterekera ariko hari ibintu ndi butandukane nabo kubw'agakiza agakiza ni iki kubandwa biri mu isi y'umwijima nibi biri mu isi y'umwijima nibi biri mu isi y'umwijima noneho biranjyana kuri iki kintu tukiza soma Matayo kangahe 15 aho niho umurongo wa 11 yego Matayo 15 umurongo wa 11 15 umurongo wa 11 15 umurongo wa 11 haragera hati ikijya mu kanwa si cyo gihumanya umuntu ahubwo ikiva mu kanwa nicyo kimuhumanya narisobanura maze abigishwa baramwegera baramubaza bati uzi yuko abafarisayo barakajwe no kumva ayo magambo arabasubiza ati igiti cyose data wo mu ijuru adateye kizarandurwa nimubareke ni ndata impumyi kandi nabo bahumye ariko impumyi umurongo urarangiye ariko impumyi iranda sindi zombi zigwa mu mwobo urakoze cyane impumyi ari nge hagati yawe nanjye Imana iguha umugisha yari hagati yanjye bazuso reka tugende gake no guseserezanya hagati yanjye nawe impumyi nindi pastor yego uyu munsi turimo dukora iki kiganiro tutagambiriye guseserezanya ntago ari uguseserezanya turi kuganira n'ijambo ry'Imana turi gukora iki kiganiro kugira ngo abantu basobanukire yego binabere inyigisha abantu yego ubundi doctrine yanjye yego mba nshaka ko idini ushobora kuba mu myemerere warangiza ukubahiriza gahunda za leta kandi imiryango yombi igushamikiyeho urumva wavutsemo no washatsemo yose ikakwibonamo kabone nubwo mudahuje imyemerere ntugire ibyo ubaziza kubw'imyemerere yawe ibyo nibyo ni wo muco Bibiliya ivuze neza iravuze ngo ikijya mu kanwa sicyo gihumanya yego ahubwo ikivamo
nicyo gihoma bivuze ngo naka ngaka kajyamo nta kibazo. ndaza kukubwira ubwo ndahita niruka cyane kubera ko kajambo ushyizemo. Imana umwuka wera mfashe nubwo bwose maze iminsi ndwaye ariko Imana ifashe sinze kujya nibagirwa aho hantu ukoze ubwise umfasha guhita nkomeza nkaza kumenyesha impamvu. Ntabwo bihumana. Ndaza gusobanura impamvu abarokore batagomba kunywa inzoga. Ubwo tubijyanire rimwe munasubiza ikibazo kunywa inzoga ni icyaha, tubigendanire muri uwo mujyo. Kunywa inzoga ni icyaha ubajije nde? Mwese ndababajije ariko turahera turakomereza. Yego ubanza ugasoza nyine tuze kubijyanira rimwe. Noneho icyo umuntu ariye n'icyo anyoye gahunda yabyo birangirira mu rwiherero. Turabyumvikanaho rwose. Yego cyane rwose. Nta muntu ni mumbwira umuntu wari wajya mu rwiherero mu bwiherero nasoza kwiherera acurike mu mutwe arebe ngo nsohoye ibisabite. Ibyo ntabwo bibaho kandi nta nubwo ari n'umuco wenda. Wabyumvise neza? Bisobanuye iki? Wowe ikiza kukuvamo nicyo gihumanya. Nawe ubwawe buryo urabizi kuko ikikuvuyemo nturi buze kurebamo ngo urebe ngo ni igiki. Nyine kiviremo mu bwiherero uhita uniruka cyane witunganya. Bisobanuye ngo nuza kuza kubwira umuntu ijambo rishobora gutuma aradasinziriye. Ariko wa muntu wagiye kunywa icupa kubw'imyemerere ye akarinywa akarirekera mu nda ntabwire nabo wo babana, ntateze intambara, ntateze imidurumbanyo, ntabatunze umwuka wera. Kuko hari amadini menshi aba bagabo bombi ni abapasiteri, ni abapasitori. Hari amadini menshi atarashoboye kwakira umwuka wera ngo baba abahanuzi, abavugishwa, aberekwa, abavuga mu ndimi barahari. Abakira umwuka wera nibo bazajya mu ijuru gusa. Abakira umwuka wera nibo bazajya mu ijuru gusa. Kimwe cya gatatu cyabo kizarimbuka kubera ko barawakire bawukoresha mu buryo butari bwo. Kimwe cya gatatu cy'abantu. None se wakira umwuka wera? Ngenda bufite. None nawe uzarimbuka. Nge ntabwo nzarimbuka. Kuko mwe muri kuwukoresha nabi. Bandi bari kuwukoresha nabi. Nimba wakiriye umwuka wera, umwuka wera agatuma udaha agaciro. Kuma ijambo vuba. Urahita uvuga. Agatuma udaha agaciro umuryango washatsemo. Ntuha agaciro aho wavutse. Kugeza ubwo ugera ku rwego rwo kudataha ubukwe bwabo ngo ni bwa bukwe bw'aba abantu banywa inzoga. Ugere ku rwego buretse ugere ku rwego rwo kugira ngo bazi wawe batahe bimyozaguza bakuvuma. Bati yadushyizeho imbaraga zo kunywa ibyo tudasanzwe tunywa ndetse ntashobora no kukorora. Uyu muntu rero namara kunywa iriya nzoga impamvu nakubwiye ko nyimwakiriza. Yego. Kubera ko ari umuhamagaro ashobora guhita ambaza ati ariko se ubundi kubera iki wowe utayinywa? Impamvu ntayinywa inzoga ntikorana na mwuka wera kuko iyo by'ubwenge reka nkubwire. Yesu ageze mu bukwe bw'Ikana. Yego. Ngibyo kunywa bishize arangije bamubwiye ko ntabyo arababwira uti mwebwe nimuzana amazi abaha divayi. Yari inzoga iriya yabahaye. Impamvu rero yari ukugira ngo batamuhunga kuko cyari cyo gitangaza cya mbere yari akoze kuva yavuka. Urumva iyo ujya gufata imbwa uyitega ibijumba ntabwo ushobora kubwiriza umuntu ubutumwa bwiza utabanje kwisanisha nawe. Donko nujya mu Bayuda urabanza umere nk'umuyuda ariko none ugira nk'umusinzi. None se ntabwo nagenda nkigira nkagenda ndandabirana ariko nkakugeraho. None Pascal reka dusozereze kuri aka twanzikira kuri Yeremiya no kubivuga bajye kuvuga ubutumwa aho ibyaha bikorerwa. Kuko ni bareke kwibanda mu nsengero. Tugende mu kabare fata situra yawe wegera umuntu uri kunywa inzoga umureke yinywera inzoga ye umuganirize neza umwumvisha uburyo ki umuntu uri kunywa inzoga adashobora kwerekwa, adashobora kurota, adashobora kumva ijwi ry'Imana. Ariko ari kuyinywa azagenda bitekerezeho ejo n'ejo bundi igihe kizagera bikunde. Ariko turajya kubwira abantu bari mu rusengero muri mureke kunywa inzoga batazinywa. Turi kubwiriza abantu kunywa inzoga ni icyaha. Murambabarira twifashisha n'ibyanditswe. Kunywa inzoga ni icyaha. Kunywa inzoga si icyaha ahubwo bigukoresha icyaha. Nicyo gisubizo cyanjye. Nizimeneke zo gatsindwa na Nyagasani. Yesaya dusomera Yesaya ibice 5:22 tangiye no kuzimena Imana yazanze.
Mana izihirike mu izina rya Yesu. Kunywa inzoga si iki? Hagere vuba vuba Yesaya. Yesaya kangahe? Yesaya ibice 5. Yesaya ibice 5 22 haragira hati bazabona ishyano abigira intwari zo kunywa inzoga bakagira imbaraga zo guturisha ibisindisha. Imana iguha umugisha. Ntabwo ndi buhasobanure. Jyaho nubundi Yesaya 5:5. Kandi hasobanutse hazabona ishyano banywa inzoga. 5:11. Buretse none avuze ko atari buhasobanure. Kandi abihamije ko ni itegeko bazabona iki ishyano. Pastor wihangane. Sindi bukubaza izina ry'umuntu. Uvuka mu muryango usengera muri hedini. Jewe mama ni umuntu mwadeperi yarahinduye asengera mu idini ryanjye nyine ariko ho bakomoka n'abakatolika. Naje kubwiriza iwawe nsanga umubyeyi wawe abayicaye imbere baramubona hafi yo ku gatuti anashima Imana avuga ati iyo mfite umwana w'umushumba uvugira Imana ntabwo nabura hahana. Yego yavukiye muri hedini. Indi miryango yose aho duvuka naho madamu wanje avuka n'abakatolika. Hari inkuru mbi wari wumva mu matwi yawe iyo umuntu Imana yakubitishije inkuba kubera yanyoye byeri. Ariko se ntawe ariko bizaba. Rekeraho. Ndagira ngo nkubwire umva rero nkubwire datumbyara Imana ikomeze imuha amahoro n'imigisha. Ari hejuru y'imyaka 60. Urabyumva? Cyane. Ngewe rero ajya kungana na data kuva navuka nabonye anywa agacupa kuko asengera mu idini rimwemerera kunywa agacupa. Ariko sindabona Imana yamukubise imuhora kunywa inzoga, ahubwo nabonye aho inzoga zishobora kumukoresha icyaha. Niyo mpamvu nakubwiye ngo kunywa inzoga si icyaha, ahubwo icyaha nicyo zigukoresha. N'ubu buretse Imana rero nta mwanya ifite wo guhana abantu banywa inzoga. Ahubwo inzoga ubwazo aba bagabo n'abapastori zirakwihanira. Pastor none se reka nkubwire ikintu ki. Uremera ko hari uburyo Imana yayoboraga isi? Yego. Mu gihe cyatambutse n'iki gihe? Ndabyemera. Sibyo? Imana ijya kuyobora isi kuva mu gihe cya Adamu na Eva yari umutima nama. Ruhazi. Icya kabiri iyoboza ku gihe cya Mose kugera kuri Kristo. Yego. Yari amategeko. Noneho rero ntabwo tukiyoborwa n'amategeko. Yego. Tuyoborwa n'ubuntu. Ubuntu ni iki? Tuyoborwa n'umuntu. Ni cyagiye turi mu buntu. Turi mu buntu ariko tuyoborwa na Mwuka. Nari navuze ngo kiramara umwanya muto. Ibintu birahindutse. Ahubwo iki kiganiro ugenda komeza nidushaka tugire be yacu. Si ikintu ushatse kuvuga ni iki ngiki. Uravuze ngo kunywa inzoga si icyaha, reka mpagaruke ne kwatinda. Ngahubwo inzoga zikoresha iki icyaha. Nanjye ngusomera ijambo rivuga ngo bazabona ishyano. Abiyo nona bakora iki banywa ibisindisha. Yego. Urangije urambwira ngo bazabona ishyano ryari. Ubu ntabwo umuntu agikora icyaha ngahanirweho. Ariko tuzi ko hari igihe cyo gucirwaho iki hiteka. Yego. Sibyo? Ariko nkuko hari abasambanyi ariko atagihanirwa. Maze muraza kumfasha, harimo abantu badukurikiye batandukanye ndetse badafite n'ubumenyi buke wenda kuri Bibiliya. Mudufashe musanishe isezerano rya kera n'irishyashya, ubundi hakwiriye kwitabwa kuri. Hari ijambo ry'Imana ridafite agaciro, ese hari rifite agaciro kurusha irindi? Mubanze munsubiza ko ngako ubundi mbane kubaza igikurikira. Nta gisubizo ndikumva ari we. Ntiwigore. Yego. Iyi Bibiliya yego yanditswe n'abantu bashyika kuri imbari 45. Bararenga ahubwo ifite ibitabo 36. Oya ibitabo byo ni byinshi. Ariko abayanditse ni bake yandaza kureba nibagiye kuzana ibitabo. Ariko nta nubwo barenga 45. Yego. Nimba banarenga harengaho babiri. Sibyo? Bari abantu bagiye berekwa mu gihe gitandukanye. Yego. Bakanandika mu gihe gitandukanye, hakazanabaho gusemura amagambo amwe akagenda asigara. Yego. Ubu Bibiliya uhereye mu itangiriro ukagera mu byahishuwe harimo amagambo menshi avuguruzanya. Hana tubwiye ko abanywa inzoga bazabona ishyano. Ariko ari naho tuza gusanga Bibiliya ivuga ngo urwo rushundandushyi mu ruherezo wenda gupfa. Rirahari. Ubwo nashatse ugira twihute kuko noneho ubwo abazingo bose ni indembe. Nimba ari indembe rero ubwo bajye guturana hafi n'irimbi. Oya. None ari ababyeyi bacu
ari bashiki bacu ari abavandimwe n'abagiye gupfa mu buryo bw'umwuka kugira ngo tubabone. Wowe uriya muntu wisayishije mu byaha ntabwo ndi buhitengere mubwire ngo none ahangaha ngo hagarika ibyo wanywaga, reka da. Ahubwo nanambwira ngo nkeneye no kubinywa kugira ngo nkumve, ndamuha amafaranga bigura reka ntega amatwi ubwira ijambo Imana yantumye. Yego, noneho ejo arararitekereza. Yego pastor, usobanura ibintu mu mwuka twinjire muri spirituel. Ndagira ngo mbaze uyu mu pastor mu buryo hari ukuntu abantu bakira gakiza n'uburyo barera umuntu mushyashya mu gakiza. Nimba narakijijwe nshaka kureka ikintu, naranywaga ikese y'inzoga, nshaka kuza wenda bitewe n'imyemerere nshaka guhindura, nshaka kuzireka, urabyemera ko umuntu yahita kupa nk'ukupa fizibure nkazivaho burundu? Gukizwa n'urugendo. Nimba ari urugendo se muri kwakurerwa nunsanga ndi kukanywa bizagenda bite? Zakomeza nguhugure, ariko ntabwo nakubwira ngo uhite ko tujya tubona mubatenga mukabashyira inyuma y'itorero. Bariya nabamaze gukizwa, ntago ari wa wundi waje ukugana ushaka gakiza. Ndagira ngo nanakubwire ko umupasiteri wese uzi neza ko afata umukristo yakoze icyaha, yego, agahagarara mu materaniro akavuga ngo uyu muntu kubwo gukora icyaha kwe ndamuhagaritse ndamutenze, urumva, akabivugira mu materaniro, n'upfa utarihana icyo kintu ngaho ntabwo uzajya. None se biriya ntibivuga? Reka da, ntabwo ari kuriya. Ariko se biri dore ukuntu batenga umuntu. Hako mwagiye mukorera Imana mufite umwuka wera. Ukuntu batenga umuntu nuko nimba yenda umuririmbyi yasambanye akagwa mu cyaha cy'ubusambanyi, agumaho mu busambanyi, ibimenyetso bikaba bihari, komite nyobozi y'itorero ikaba yabihishuriye cyangwa ifite amakuru, ikintu bakora baramuhamagaza bakamubwira ati rero wakoze icyaha. Intama y'Imana ikavuga ati nibyo koko ndwita indamezi 5. Bati rero gomeza uririmbe. Hoya ntabwo uri buririmbe, nta nubwo wongera kujya kugabura ibyanditswe byera, urajya hano yenda buri wa gatatu cyangwa turajya tugusanga iwawe tukwigishe ijambo ry'Imana, noneho kugira ngo ubutaha utazongera kugwa mu moshya. Noneho pasiteri agasanga wa muntu wakoze icyaha cyane kurenza uko wa muntu wamusanga. No kuvuga ngo bisaba ngo mu cyumweru mubonane gatatu, kuko ni umunyantege nke. Bibiri iravuga ngo abo banyembaraga njye mu batungisha amata y'umwuka. Amata y'umwuka ni iki? Njewe ndatakaza ibyanjye nari kuba ndimo, negera intama y'Imana. None haze wa mugani wa muntu wataye intama 99 akajya gushaka imwe yazimiye, akagerekaho kuyizana ku bitugu kuko yavunitse. Wa mwana wakoze icyaha nuwo gutetesha. Twigarukire ku byo kunywa byacu. Wa mwana wakoze kiriya cyaha nuwo guteteshwa, nuwo kwigishwa, nuwo kubungenzwa, ukamwinginga, ukamwiyegereza, ugakomeza ukamwigisha cyaha akamenya icyo ari cyo, kuko yagikoze kubera ubujiji, yagikoze kubera intege nke zo kutamenya ukuntu basenga. Igituma dukora ibyaha nuko tumara igihe kinini tudasenga ngo twakire power, imbaraga of prayer, imbaraga z'amasengesho. Nukuvuga ngo iyo usenga uhabwa imbaraga, za mbaraga zigufasha kwirinda icyaha. Uriya muntu utaramuye mu bantu, hari abo bavukana bamenye ko yasambana, hari abo kwa nyirasenge, hari umusore wari kuzamutereta umutesheje agaciro ndetse akwiye no kubikuregera muri. Reka mbaze nkubaze, n'ubundi batenga uwakoze icyaha cyangwa batenga uwo byamenyekanye? Batenga uwakoze icyaha. Ntabwo ari byo. None se uwo byamenyekanye bashobora kukwandika inkuru. Uba bakora ibyaha wanasanga nawe ubikora ariko ntibakumenye. Ni impamvu batenguwa byamenyekanye, ntabwo batenguwa koze icyaha. Uzi impamvu batamenya umunyabyaha? Bayoboye umukumbi w'Imana mu mubiri, umunyamwuka. Nabona iki kiganiro arahita amenya ikintu bivuze. Umunyamubiri arahita yihutira kwandika ibyo mu mubiri. Ubundi nimba uyoboye itorero ugomba kuba ufite amaso abana intama. Ni benshi. None abo bantu bose ukakanya nguhamagaye nkakubwira ngo runaka umufitiye yereko warigaragaza. Uyu munsi tugiye hamwe tugasenga, warigaragaza umuntu runaka umufitiye yereko narigaragaza. Ahubwo abandi bavangirwa. Yego. Hoya abandi bavangirwa. Ndagira ngo mukure nimba uyoboye abantu udafitiye yereko. Ndi kugira ngo uzayobora abantu udafitiye yereko ndarifite. Pascal ndagira ngo duhuze ikiganiro twe gutandukira. Turagira ngo tumenye ibintu dukurikiza kandi n'uburyo tubitwaramo. Turashaka kugira mwe hagize hati ntukavugire ubusa. Oya, Yesaya ibice 10. Uretse Yesaya tambeshyera.
Yesaya ibice 5 umurongo wa 11 haragira hati bazabona ishyano abazindurwa no kuvumba ibisindisha turi ku nzoga reka nimutemera igikoma aricyo gisindisha bakaba aricyo birirwa bakabirara inkera akaba ari byo birirwamo bakabirarira inkera kugezaho bibahindura nk'abasazi yego none wowe isubize warumbaje ngo kunywa inzoga n'icyaha cyangwa si icyaha ndagira ngo nsubize nk'umushumba yego uyoboye abantu uyoboye umukumbi w'Imana kunywa inzoga nyine abantu babimenye ni icyaha si icyaha kunywa inzoga bantu banyumva yego ni icyaha ijambo ry'Imana riraribuza soma Petero ntabwo ndi bujye mu magambo yanjye Petero urwandiko rwa mbere rwa Petero 5 urwandiko rwa mbere rwa Petero 5:8 haragira hati mwirinde ibisindisha mube maso kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivugira ashaka uwaconshomera mwirinde ibisindisha iryo jambo rirahurira n'inzoga none si turi kuki reka nkubwire rero niyo mpamvu nababwiye ngo nimuza gukomeza kuba mu mubiri kandi ngiye buri urusinga narufashe nicano nabonye urusinga rw'umweru rumanuka imbere yanjye yego ugiye guhanura ndi guhanura yego ibisindisha Bibiliya iri kuvuga hano nibi ngibi bituri imbere n'ibindi bitari inzoga yego hari ahivuga vino yego hari nahivuga ibisindisha rwose abantu bambabarire bitonde sibyo mwirinde ibisindisha reka rero nkwereke ibisindisha ngaho Bibiliya yivuze ni byinshi amagambo nayo arasindisha oya birashoboka uretse amagambo umva inyigisho z'ubuyobe urukundo rugurumana komeza urukundo rugurumana nirwo rukundo rw'agahararo ni igisindisha my friend komeza nacyo ariko kutari kuvuga kuri Yesaya so ukavuga ha kuri Petero gusa Yesaya ko havuze inzoga hakavuga ni naho ndahavuga naho hahakana reka naho mpage noneho ahangaha naringeze nimba uhumvise reka nje ku nzoga impamvu nababwiye ngo kunywa inzoga si icyaha ahubwo zigukoresha icyaha yego ubu mbwira abakristo bawe bose bajya bazinyweye uraza kunyereka ijambo ryanditseho ngo kunywa inzoga ni icyaha noneho nutahabona buretse nutahabona kandi njye mpafite njyewe ngiye kukwereka ahantu hagaragaza neza kunywa inzoga atari icyaha kunywa inzoga bitera gukora icyaha injira muri Bibiliya imigani 20 umurongo wa mbere nanjye kwakwereka imigani 20 Migani 20 urantanze nanjye nari ngiye umurongo wa mbere hagira hati vino n'umukobanyi inzoga zirakubaganisha kandi ushukwa nabyo hagira ubwenge none se barazemererwa kuzinywa gute kandi hari ihibwa erega hari ikintu utari kumva pastor uri kuza mu mubiri injira mu mwuka ariko nanjye nkurimo nta muntu numwe mbwiye ngaje kunywa inzoga yego abantu banyumve neza icyo nicyo ariko uzinywa buri wese mu itorero rye abo wejejwe muri byo uzinywa ntabwo nkubwiye ngo genda umuce n'umunyarwanda ariko ntawe navuze ngo bamuce ndagira ngo nkumenyeshe ko rero bahuguke ndagira ngo nkumenyeshe ko vino n'umukobanyi kandi inzoga zirakubaganisha yego niyo mpamvu tutagomba kuzinywa ariko kuzinywa ubwabyo si icyaha reka nkwereke tuzagaruka reka nguhinde inkuru yego hano mu biyaga bigari dufite ikirere cyiza dufite ubushyuhe urumva munyamakuru sinzira buri kunyumva neza nta nubwo dukeneye ariko uriya muntu ari kudusakuriza rwose birajyamo nta nubwo bikenewe ko umuntu anywa vino ubundi ariko hari ibihugu bibamo urubura yego ku buryo unanatinze gato muganga ahita kwandikira inzoga wabyumvise umuhanga kubwira ko iyo umaze kurya ugomba kukarenzaho se buretse ni mwabira bihugu yego
hano mu biyaga bugarubu nta kibazo. Najyaga shaka abapasiteri bagira inzoga mu kabati nkababura aho kumbura muri abo. Wizana mu ibyo nakubwiye ko nuguma mu mubiri. Iki kiganiro kirabye. Jya mu mwuka batubwire n'abatari ntago ari ngombwa ngo umuntu yere. Uko byasa kose niba atari ngombwa ngo werekwe. Urumva? N'intama niyo mpamvu zifite ikibazo. Kuko niziyoborwa n'umuntu uterekwa zizagira ikibazo zazigonganisha n'itegeko n'andi tubona abantu bagira intama ntimukikingize. Yego. Ntimugafate mituweli. Ntimukagire mute. Urumva? Ntimukivuze. Pasiteri ntabwo nywa inzoga. Mbwira rero ukuntu bazibandike. Buretse ntabwo nywa inzoga. Ariko uyu munsi nimutse. Ncekingira ibyo bihugu. Nkajya mu gihugu. Ni mu Burusiya. Nkajya mu gihugu kibamwe urubura. Njigera kwa muganga nubwo itambwira ati ebwane tangira witoze kukanywa kuko utakanyoye uzapfa. Kandi Imana yanjye ntiyansiga. Ariko nimba ndi hano mu Rwanda nkaba ndi umurokore. Nkaba ndi umunyamwuka. Ninywa inzoga Bibiliya iratubwiye ngo zirakubaganisha. Ninkubagana. None se icyo gihugu cyo ntuzakubagana kubera ubukonje? Icyo gihugu uzazinyweramo cyo ntuzakubagana kubera ubukonje. Aho niho naringeze. Yego. Kwa kakarahure babandikira. Kawubwira ati wowe byunywa ikirahure kimwe. Yego. Iyo ni vino. Ariko pastor we ntago uri kunyumvisha uburyo. Umuhanga w'umunyamwuka araza gusanga uyu mugabo ashobora kuba ari uzima. Ntamo. Oya ni we wizanye. Kandi ubu ikirere ngiye kugifata. Nizere ko udahanuye ariko. Ubicaka cyamwishe. Reka ndi kunywa panashi. Reka mbabwize ukuri. Reka mbabwize ukuri. Bapfundurira icyaka cyane. Uyu munsi ariko uza kumpa umwanya. Ndashima umuntu wese. Ndashima umuntu wese utagoreka ibyanditswe. Yego. Kandi agakiza yakiriye. Yego. Nikaba kuko umutanyisha n'abantu. Ntubonaho ubuhanuzi bw'iterabwoba bujya buturuka. Yego. Umuntu arazaganura ubuhanuzi bw'iterabwoba. Bukora abantu imitima. Abantu ari guhanurira akora ibyaha bibakubye inshuro 1000. Babaho. Wabyumvise neza. Niyo mpamvu uyu munsi njyewe nzaza ninsanga uri kwinywa nkubwire ngo nubwo uri kwinywa Yesu aragukunda. Yego. Ejo nubyuka hangovi gushizemo uzavuga atari ko pastor riri jambo yambwiye. Yaritewe reka nguhe urugero. Ejo bundi nari nda ahantu sinakure ni hano Green Corner. Nari ngiye kuhugama imvura iri kugwa. Nkubitana na Nzovu. Yego. Nzovu abantu baramuzi. Nzovu yo muri filime. Nzovu rero yari yasinze. Azaraja kuvemo. Noneho oya impamvu mba mbivuze nge sinshobora no guhishira kuko impamvu mvuga no kugira ngo nuwaba afite ikosa yambonye cyangwa yambonye nawe arivuge. Noneho ndamwegera nyine yagafasha ariko umwana yakamwana turaganira ndamwigisha naho mu bapasteri bose bo mu Rwanda umupasteri yaborotse mu bwongo no witwa Yongwe wenyine. Ahita ambwira ngo ariko muzi kubanza ari wowe Yongwe ngo ni wowe Yongwe ngo ujye uvuga ubutumwa ngamba abo bakirisi. Pita ndatekereza ndavuga nini mubwira ko ntari Yongwe ntabwo ari bwemera ubutumwa bwiza ndi kumubwira nini nge Yongwe. Warabeshye. Wabyumvise neza? Hoye ntabwo nabeshye yari kugira ngo mukomeze mwiyegereza tambunga. Twaraganiriye abantu bagenda mu hano muri Ararume. Umunsi waho bukeye twahuriye hano n'ubundi. Nibwo yanyitegereje arambwira ngo pastor ngahubwo wowe ngo ndakuzi ngo burya ngo ntabwo uri Yongwe urakoze cyane. Wabyibutse neza ko ntari Yongwe amagambo nakubwiye wayibutse. Ati ndayibuka atari ko mfite akabazo akanaka aratumbwira nyine urumva none ndamubwira nti ibyo bibazo nzabisengera. Ntabwo dushobora gufata intama z'Imana tuzizane kuri Kristo tutabegereye kandi nitubegera dufite amashagaga no kwishyira hejuru n'imbaraga nyinshi no kubereka agakiza kaguruma bizatuma batumva Kristo. Ariko nitubegera hari amadini rwose ushobora no kujya kwicara mu kabari ugiye kwigisha bagahita baguhagarika. Theo bose babirebe yigeze ahagarikwa murabizi azira ko yaririmbye hano muri Serena habereyemo igitaramo cya Ntuza cy'uyu umuhungu Ntuza wo mu burasirazuba Diamond. Oya uyu mu burasirazuba ujuririmba n'indirimbo za gisirikare urumva. Noneho baramuhagarika aravuga ati ngewe naririmbye indirimbo z'Imana nkwa na Sitoro. Baramuhagarika kandi birengagije ko barara mu mahoteli ari gukorerwamo n'ibyaha.
uyu munsi rero harageze kugira ngo duhindure umuvuno, dukore umurimo neza kuko twawukoze nabi. Imana ndetse iranawataka ndetse inatwereka ko ibyo twubatse twabyubatse ku bw'amarangamutima yacu. Yego. Impamvu tudashaka kwegera abantu bari mu byango tubabwire nuko dufite irari ryo kubaka amafaranga no kubigisha inyigisho mbi zitabahereza agakiza. Dukwiye rero kubegera abantu birinda inzoga kuko inzoga zirakubaganisha, zigatuma umuntu akora icyaha atakigambiriye, zigatuma umwuka wera agenda, zigatuma umuntu atarota neza. Murakoze. Pastor, umwanya washakaga kuvuga, washakaga kutubwira iki tugana ku musozo? Tugana ku musozo, bantu bariho baratwumva, ntabwo ndahangaha guhereza kata banywa inzoga, kuko nanjye mfite abari mu miryango yanjye batarakizwa. Ariko wowe uriho unyumva ukinywa inzoga, kunywa inzoga ni icyaha. Nutareka izo nzoga ngo ukurikire Yesu, ndetse si inzoga gusa n'ibindi byaha byose bibaho, wihane ukiranuke, umuriro w'iteka uragutegereje. Hano twahashyize inzoga tutaje kuzinywa, twahashyize inzoga kugira ngo wenda tubigishe, tubereke n'ibyo mukwiriye kunywa. Unyweye amata wagira ubuzima bwiza, ibyo byaha wabyirinda. Unyweye akangaka wagubwa neza. Unyweye akandi kunywa ukanywa akangaka, nawe dore ntabashuke ntazanywa, nawe niyo mpamvu ari kunywa fanta. Rero mukwiriye guhindukira, kandi ikindi umuntu wese unkurikiye, yego, ntabwo nemeranywa n'umuntu ukijijwe ngo umuntu aje kumusura ngo anywe inzoga ngo agiye kuzizana bazinywera aho ngaho. Yego. Uwo muturanyi uzakubona nta butumwa uzabumuhaye. Mukanya nimurangiza muhite ko mutera igisirimba hazeho indi timu yo gusenga. Wa wundi watambutse ntiyitegereje abantu, ahubwo yabonye amavide. Inkuru ahangaha bakavuga ko tunywa inzoga abana zidufatanye. Ibyo ntago mbyitayeho. Yego. Nitaye kugira ngo tubwire abantu kuri, kuko ijambo riratubwira muri Yohana 8:32. Birakeneye ko tumenya ukuri ndiko kuzatubatura. Yego. Ukuri nta kundi. Nimba umuntu azi imyizerere yawe, ntabwo uzavanga imyizerere ngo umuhaye ubutumwa. Hagarara kuyo wamenye, kandi mureke mbabwire n'iki kintu. Ntabwo abantu bazarimburwa n'amategeko y'Imana gusa. Yego. N'amategeko y'idini wakurikiye nayo azakurimbura. Yego. Ntabwo arayashyizweho n'Imana, nayashyizweho n'abantu. Mbere yuko bagiye muri iyo myizerere, hari amahame y'iyo dini, nutayakurikiza nabwo uzarimbuka. Kuba waragiye muri iryo dini ubize amategeko, ubizi neza amategeko yaryo, ukanguka yarengaho, Imana izaguhana nk'uwishe rimwe muri ya yandi 10. Yego. Unyumve neza, Imana izaguhana nk'umwe wishe muri ya yandi 10. Hari ikintu Paulo yavuze aha, yusomye mu rwandiko yandikiye Abatesalonike rwa mbere ibice 5 umurongo wa 6. Arabango nuko twe gusinzira nk'abandi. Munyumve neza, twe gusinzira nk'abandi, ahubwo tube maso, twirinde ibisindisha. Yego. Aha yashakaga kubwira iki Abatesalonike? Hari igihe abantu babona ibyo abandi bakora, namwe akaba ari byo mugenderamo. Nkubwira wowe wamenye Kristo, we gusinzira nk'uko abandi basinziriye. Hagarara mu bashumba batumvwa ariko wemerwe n'Imana. Hagarara mu bakristo batazwi asobanukiwe, babyandike muri comment. Yego. Tuzagaruka ahangaha, turahari kugira ngo tuvuge ijambo ry'Imana, kandi ndagukunda mushume Imana iguhumugisha. Yego, urakoze cyane. Yego. Ndabashimiye cyane ku mwanya mwaduhaye, ndetse n'inyigisho n'impuguro n'ubunararibonye mudusangije. Ubwo ibindi bitewe na comment tuzakira, tuzongera kugaruka mu kindi gice cy'ikiganiro. Ndabashimiye cyane, reka dusoze dusaba imbaraga munadusengera. Ama nimero ya telefone twari twibageneye siko jya mu bindi, iyanjye ni 0780 89 690. 0780 89 690. 0789225660. Byari by'umumaro n'umugisha kubagira. Reka dusoze n'isengesho. Murakoze. Nawe senga nanjye naseze dutangira. Murakoze cyane mwe mwari mubanye natwe. Hanyuma pastori ashoje asobanura ibintu byinshi. Ntabwo twigeze tujya kure cyane y'igisubizo, twaganiriye buri wese afite icyari bwumvemo, kandi afite nuko agomba guhinduka, ariko cyane cyane buri wese abwejejwe mu itorero rye, kuko tubonye neza ko umuntu atazarimbuzwa no gusuzugura amategeko y'Imana gusa,
n'ay'idini wemeye nayo azakurimbuza, ukabatizwa muri ryo ukarikorera ukaribamo azakurimbuza. Murakoze Data, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye, tugushimiye ko ubanye natwe. Turakwinginze kugira ngo aka kanya iki kiganiro wari ugikurikiye wese umwubwenge bwo kugisobanura, kandi ndakwinginze kugira ngo abantu babe mu mwuka cyane, twirinde gukomeza kuba mu mubiri, kandi Uwiteka we urinde ubwoko bwawe, ukomeze gutanga imbaraga kugira ngo abantu bose birinde ibisindisha, kuko twabonye neza ko n'uwanyoye ibisindisha adashobora gutwara imodokari ngo bamwemerere. Bisobanuye ngo ni ikibazo mu bantu, ni n'ikibazo imbere yawe, kuko ushaka abantu bawe ukababura kubera ko basinze. Ngaho komeza kubana natwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen.